ariko uratebya ukageraho utebya ku bijyanye n'amoko ku gihugu nk'iki gifite amateka kiza aho byabagejeje. So ntabwo urumva nyine byiswe showbiz byagiye muri uwo mujyo wa regare niko ubundi le vrai français ugezaho uratebya ugatebya kugera ku bibazo bijyanye n'amacakubiri gutanya abantu ibintu nk'ibyo. So rero ntabwo byakagombye. Urumva rero icyo iwo ni umwuka tubazemo iminsi bimwe tukabyumva runaka yitabye rimwe na rimwe tugakeka ko inzego zidakora kandi zarabikurikiranye ngira ngo Dr Murangira Thierry ari kuri Flash n'ahandi nibwo twagiye tumenya ko hari abantu hari ibintu wumvaga kuvuta isi bino iracyari showbiz kweli. Buriya reka ngomba kwitonda nkavuga amagambo yanjye nyapima yego, ariko wenda sinavuge na RIB gusa. Natangiye kubikubwira cyagiye tuvuga ngo havutse hatangiye kuvuka amagurupe za big energy za kizaki ndavuga nti inzego zitakurikiranye ibi bintu biragenda bifata indi ntera. Sinzi kuko wari wabivuzeho n'ubundi wagarutse kuri kino kiganiro umuvugizi wa RIB yakoze. Sinzi niba hari icyo wavuga ku cyo yavuze ku kijyanye n'ubusesenguzi avuga ko hari ubwo habamo kwibasira ndetse aranakarifiye avuga ko jarasi na Karegeya. So icyitwariwe icyo yise gusesereza ni kwa kundi ushobora guhitamo ijambo ritari synonyme bijya kuvuga kimwe ariko atari kimwe neza. Ibyo rero bibaho kandi nabwo n'ubundi umuntu abagenda asasira na Rufosi ariko yavugiye umuntu abagenda asasira ashaka amagambo yabasha gutambutsa ubutumwa atagize waho utaza. So ibyo birashoboka kuba yabivuze kandi nta nibirenze igishoboka cyo tutakosowa ako kajambo nake so akatubwiriye muri Serena rwose natwe tutakosowa kabisa na sisi tutakosowa ariko nyine muko mu rusyo muko manenga si yemeye ko abantu bishiraho ama ID imyirondoro itariyo babazi nabo babarebe ni sawa nabo babarebe. Dr Murangira umuntu nzashaka itegeko umuntu ushinja undi gukorana n'umutwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu arimo byitwa iki nindi bona ako mu rusyo kumaninga shisira ibyo n'ukwangisha umuntu abantu jamba SBR RIC no ngewe na prefera ko aho kujya bivugirwa mu matamatama muri buriya buryo na prefera ko n'uyu munsi baza bagashaka ibyo bimenyetso ubundi nkaca mu nzira nk'izabandi urashinze RIC kweli. Alright, Jaras Official TV nanone turabasuhuje twizere ko mumeze neza cyane. Turabashimiye cyane kandi gukomeza kutwereka ko muba muturi hafi yaba mu kuduha terakamo muduha comment yaba no kutwandikira inbox iyo hashize agahemu bona tudahari hari ukuntu njya mbona musa nk'abari kudukangura mutubaza ati se mumeze mute muri amahoro. Ni byiza bitwereka ko natwe abo dusavinga ari abantu kandi natwe turi abantu twicaye muri Urban by City Blue niho tugiye kuba tuganira n'ubundi na mwarimu wacu Karegeya Omar Jean Baptiste adufasha cyane ku bijyanye n'amasomo amwe namwe tuba tugenda twigira ku bintu kuko nicyo kintu ahanini arakubwira ati ibijyanye no kwidagadura muzajya mujya ahandi ariko kuba nabigisha gutanga amasomo cyangwa no gutanga amakuru inform and educate ngira ngo we kuri we biba biri hafi kurusha entertain. Entertainment nubwo mbona ibyayo bigenda biba binini cyane ariko tugenda tubikuramo nabyo amasomo. So rero uyu munsi ndifuza ko Karegeya tuganira cyane ku kijyanye na social media mu buryo bwagutse nibihabera nibihakorerwa tunagendeye n'ibibazo iminsi bihari byinshi kuko ubu ngubu ni nabwo inkundura nini ubona ko ije noneho
abantu bakarekura, abantu bakavuga ibintu mu mazina yabyo niba ariho nabivuga. Hadutse inkundura y'amavideo menshi y'abantu ngo bambaye ubusa bari mu bikorwa by'amabanga y'abashakanye ndetse n'ibirenze ibyo, kandi wenda batarashakanye n'abatarashakanye ahubwo no waba ubipfobeje. Amabanga y'abashakanye ntabashyingiranywe nyine, iyo ari hagati y'abandi ni amavideo y'abantu bari mu busambanyi, mu rukozasoni. Abashakanye ni abashakanye kandi n'abashakanye kiriya gikorwa nta na rimwe kigomba kujya ahagaragara. Ubundi kameriza kumaramo iki? Kamera nanjye ntabwo nyumva kabisa. Ntabwo mbyumva. Ngo ni memoire. Memoire z'umuntu. Memoire se ukeneye memoire y'icyo umuntu niba muri kumwe. Ukeneye ifoto ya memoire y'uko uri kumwe n'uwo mwashakanye kandi muzasazana mwarasezeranya akaramata. Nko kuri aba batashakanye aho bati ibihe icyambere ibyo bakora n'ibindi ntibyemewe bashaka ngo memoire. Abantu babonye ibyo bibuka kabisa. Komeza. So rero ahanini naho ngaho nshaka kutuza kuza kwibanda, ariko ntanakubaza nyine uko umeze muri make. Nakomeze pe nakomeze. Urumva nyine kumera neza nabyo biterwa n'umwuka uba uhari. Iyo wabishaka utabishaka, iyo umwuka utameze neza, ndavuga environnement cyangwa societe, iyo muri societe harimo ibitagenda sometimes mu buryo bumwe cyangwa ubundi birakwafecta cyane. Ibintu tumazemo iminsi urabona ko nibura nakunze kubikubwira ubimbaza muri iyi firidi yanyu. By the way, wa mugani ngo ni ukwa entertaininga harya, ariko wakwa entertaininga harya mu Kinyarwanda byita ni kuruhura. Wakabaye uruhura abarushye, babonye amasomo bakoze, babonye amakuru ahagije, igihembwe cy'ihinga kigiye gutangira, ifumbire igeze hehe, imbuto igeze hehe, amashuri ni kuwa mbere. Reka da, hari ikiganiro wari wumva none uraruhura, urazana imyidagaduro muri abo bantu. Minervare iravuza ubuhuha, ibikoresho by'ishuri byahenze, abana na Nesa rurageretse bati rero nta kuntu bitabyara ntuza, kuko rimwe na rimwe niba uri kuruhura cyangwa urazana imyidagaduro mu bandi bantu n'ubundi bifitiye ibindi bibaraje ishinga, kandi iyo bivuze kwidagadura no kuruka ni kwa kundi kutagira rutangira, bikagenda bikagera kure. Nibyo Alphonse Twahirwa yakira umuvugizi wa RIB yabyise gutebya. Yego, ariko uratebya ukageraho utebya ku bijyanye n'amoko ku gihugu nk'iki gifite amateka kiza aho byabagejeje. So ntabwo urumva nyine byiswe showbiz, byagiye muri uwo mujyo wa regare niko ubundi le vrai français. Ugezaho uratebya ugatebya kugera ku bibazo bijyanye n'amacakubiri, gutanya abantu ibintu nk'ibyo. So rero ntabwo byakagombye. Urumva rero icyo iwo ni umwuka tubazemo iminsi, bimwe tukabyumva runaka yitabye, rimwe na rimwe tugakeka ko inzego zidakora kandi zarabikurikiranye. Ngira ngo Dr Murangira Thierry ari kuri Flash n'ahandi, nibwo twagiye tumenya ko hari abantu, kuko hari ibintu wumvaga kuvuga isi bino iracyari showbiz kweri cyane. Hanyuma ukanibaza na Twitter ntabwo yazitinzeho cyane. Yego, ariko niba abantu bakabaye batwitinga, ari nk'inama imaze iminsi ivuga ku by'ubuhinzi, wenda ubwo wasanga nk'abakwibuka bo muri Minagri wenda barabitwitinze, abandi baratwitinga ibigage by'ibyumba ngo Karegeya nkwe ikigage. Umunyabyumba kumwe ikigage ni iki gitangaje? Nta gashya. Ifoto yo muri 2000 na kangahe, nta gashya kumubumbaho. Ubwo muri make mu mutwe wawe topic uhaye abagukurikira ni ikigage cy'ibyumba Karegeya ari kumwe. Ugajya mu muhanda uti nanjye pe ndakoze cyane rwose. Mwana yanjye we, reba nka ya ndwara bavuga
iriya ya Mpox. monkey abantu bayitwitingaho ni bangahe bavuga ati mwirinde gutya abantu basubire ku dukarabiro par exemple bongere bavugurura isuku bari hehe urebye buriya reka ngomba kwitonda nkavuga amagambo yanjye nyapima yego ariko wenda sinavuge na ribu gusa natangiye kubikubwira cyagiye tuvuga ngo havutse hatangiye kuvuka amagurupe za big energy za kizaki ndavuga ni inzego zitakurikiranye ibi bintu biragenda bifata indi ntera abyibuka navuga ko ni nkaho inzego zatinze kwipronounsa ofete ku mpamvu zimwe na zimwe ziba zumvikana kuko rimwe na rimwe babanza kugenza bukeya bati hatagira ugenda avuga ngo twabangamiye yego ubwisanzure umuvugizi wari bakivugaho ko kuba biri ibintu byo mwingindagaduro hari ubwo bagira ngo nyine ni bakanga kwita babyinjira yego ni nabyo erega yaba umugenzacyaha yaba umushinjacyaha nta shema riva mu kuba akurikiranye dosiye ikamutsinda yego impamvu yitonda kugira ngo akurikiranye iyo azajyana paka hirya yo mu midugudu ibitari ibyo iyo bitaraba icyaha umushinjacyaha yadefanda imbere y'umucamanza bihinduka kugirwa inama kandi nabyo barabikora wenda twebwe aho twicaye hano nuko tutabibona muri media ngo tubone niyo content kuko nabyo yabivuze ati abantu barashwana abandi bakabonamo content ubundi bagiye bahamagaje umuntu bagahita babivuga content ibonetse niyo mpamvu rimwe na rimwe ribihamagara umuntu bakajya inama agataha akamenya ibyo bamubwiye nabo bagasigarana ibyo bamubwiye ntibijye muri media kuko tubona ibyo batangaza bari nka kimwe cy'icumi cyabo bakiriye bagiriye inama bafite za warning imwe ebyiri eshatu rwose nabyo nibyo imikorere ariko kuri ibi bintu kuri content ya social media birasaba izindi ngamba hari inama tugeze gukorera i Nyarutarama uburyo yari yahagurukiwe iriya yakabaye iba nibura buri mezi 3 ni 3 ukuriya yari imeze abantu bose bakicara bagasasa inzobe bavuga tubigenze gute ese dutore komite kwibutsa dushyireho editing committee yo kubwira umuntu ati iki kintu uko gitangiye gutya mu gihagaze nk'ubu nibwo bamaze kuvuga ati inkuru zose zivuga kuri case ya Yago abantu bazihagarika cyane baratinze gitangira kwa kuri kuvuga ati kuko umunyarwanda yaravuze ngo usubiyemo igitutsi abatukanye kabiri yego ibyo bintu kujya bikwirwa ntabwo abanyarwanda nkurikije ibyo babashije ibyo bashoboye byinshi ntabwo iki kintu cya social media cyananirana narababwiye ni abantu social media irimo abanyamakuru b'umwuga ababyize n'abatarabyize ababisaziyemo n'abakibigeramo irimo abatazi namba abatazi no kumenya ngo ethique niki deontologie y'umunyamakuru responsabilité sociale ibyo byose tugacamo ibyiciro yego buri wese tukamenya ngo editor senior editor sub editor reporter donc tukabacamo ibyo byiciro n'abadebutant yego ntabwo mvuze ko abaririmo ababikora bataritangaza ko aribo bakora nabi ariko bakabwirwa yego za kirazira bagahabwa umurongo byanabana ngombwa tubishyizemo umutima tukajya tudasirikiza content zigezweho content zigezweho dore ubu muri kino gihe hari kuvugwa ejo bundi njya tugiye Nyamirambo bari gutaha cya kigo cy'ubukemurampaka hari abanyamakuru bangahe hari RBA hari Isango hari Intego hari njyewe nka TV10 kuko nari na cameraman wa TV10 nanjye mpari ku giti cyanjye kuko byari bibifasheho cyane ugenda inshuro ebyiri yego hari abanyamakuru batarenga 8 ku kigo nka kiriya ibaze tuzi icyo kizamara cy'ubuhuza birangiye abatangaje inkuru nabo ntabwo ari bose ariko ngira ngo twitwara itangaje Louise yaratangaje RBA ntibyabura n'abandi kuki gikorwa nka kiriya kibura abantu kandi twitwa ngo
abanyamakuru kongeraho aba social media influencers kongeraho abantu aba YouTuber kuki nta wakitabiriye kuki nta babitangaje so ibyo bibaye rero inzego ziduhuje abantu tukajya inama tukamenya ibyiciro twikarasamo abanyantege nkeya tukabunganira abanyantege nyinshi bagafasha abakiri batoya abashaka gutana bakagororwa kuko byanze bikunze byo gufunga byo si wo muti ariko abantu bashobora kugirwa inama ngira ngo nari birabiziruka ko muri icya kiganiro Murangira yaduhaye yavuze ko ikijyanye no gufunga social media cyo batakibara oya ndavuga gufunga muri gereza ntago kuzifunga zo ntibabishobora ntago babishobora no muri gereza ntago ari wo muti justement nibyo nkubwira niba umuntu agirwa inama ntaji munanu kuki abantu bagakorana ariko pana ntago ari kugenda ngo twicare rebera ya nama igihe yabereye igihe gishize hakabaye ikintu gifite regularité niba ari once a week iminota 30 abantu bagahura bakitoramo komite bakavuga ngo wowe ushinzwe ibi wowe ushinzwe ibi wowe ushinzwe ibi buri cyumweru iminota 30 iki gihugu ntago cyabura sare yakwakira abantu 20 bavuga kuri icyo kintu ariko nitujya tugenda tukica muri cyagenda nabonaga ari kira cyumweru cyabayemo ari ya Crown Conference Nyarutarama twahagiye kabiri Sainte Famille tuhajya kabiri Lemigo tujyayo tujya na Serena kiriya gihe iyo bikomeza kuri ubu tuba twarabonye umuti ariko turagenda tukicara niba ari inshingano nyinshi ariko twagize abantu tukavuga ngo dore ikipe gukurikirana bino bintu abantu bageraho bakajya ku murongo abananiranye bakagirwa inama zo kujya mu bindi erega ishyamba ni rigari ejo risize wagasubiyemo none ndaza kubwibuka arubura gasubiyemo ngo n'umuntu wagasubiyemo ishyamba ni rigari ibyo gukora birahari kabisa kandi nundi wese umuntu akaba conscient niba ibyo uri gukora ntacyo biri kumarira societe bireke yego aho kudobya gahunda so nicyo ndi gutekereza bagomba kugira zambaraga zashyizwemo muri kiriya cyumweru twamaze nk'ibyumweru bituri muri ibyo twagomba byagomba kurangirana nuko hagiyeho komite yego komite igahabwa izo mbaraga igahabwa izo nshingano ari kintu mwa suggestinze Sainte Famille kigeze cya kintu cy'abasiniya ngira ngo abanyamakuru mu byiciro biri mu maboko ya RMC okay so ibyo abantu bakagirwa inama bakamenya ngo content zigezweho n'izi icyo zifasha itangira ry'amashuri itangira ry'igihembwe cy'ubuhinzi umuganura irahira amatora urumva ariko nibaza ko bisaba ntabwo twabikoreye igihe ntitwitane ba mwana kandi iyo bikomeye societe ikazamo ibibazo za nzego nizo zishya amaboko zigomba kubigarura yego n'ubundi nk'ubu hari umukobwa ntuza Dr Thierry yavuze ni Jackie oui undi ukunda kuvuga ko yaba yicuruza uriya kuvuga ko ari ibye uriya hakagombye kuba abantu b'ibyiciro bibiri abamugira inama yuko ibibi bye n'ibyiza bye atari ngombwa kubyamamaza kuko nta somo ririmo ariko hakaba n'ugira inama abamuhostinga iyi content iramarike Thierry yakagarutse avuga ati umuntu nyiri channel niwe reporter niwe editor niwe chief editor nta muntu wari wo kuvuga ngo iyi content iramarike namwe nyine ubwo mukeneye izo nama nta muntu ujya n'undi nama ngo ino content irafasha iki abanyarwanda tuyigorore gute tuyitware gute tuvugemo iki tureke iki ntawe aho se byagenda gute karege no bigomba kubaho nakubwiye ngo aba YouTuber baciyemo bavamo ibyiciro nka 3 cyangwa 4 aba YouTuber basanzwe ari abanyamakuru baregulatingwa na RMC aba YouTuber babijemo gutya hakaba n'abandi rwose bavuga ati bamubwira ati YouTube igira amafaranga akabaraje akabataye ibya yari arimo niba ari inyanya zo kwa Mutangana arabiretsa ashinga cana cyane rwose ariko nta numwe ntago wajudginga ngo intention zabo ziteye utamwumvise
ashobora kuba ataye inyanya kwa Mutangana ariko azanye content ifatika akaza kutwigisha uko tuziteka. yego Sibyo? Uwo assistance akeneye ntabwo ari nk'iyo umunyamakuru senior washinze na YouTube ariko nawe aka babuzi shabo agatandukira gatwarwa n'imihanda. Abo bose dufasha umwanya twabakategoriza kandi inzego zifashije zamenya abo bantu bose kuba inventory tukamenya ni bande barangana iki nabo bakamenya ko hari urwego ruri kubakurikirana none bakagenda muri wa murongo. Inkuru imwe yagiza igize aba editors bagahita bavuga ati hano harimo akantu kameze gutya, apana bari abagenda bakatutuntu bagira oya ati iyi content yari ikenewe ariko yakozwe mu buryo bumeze burya. Iyo bitinze rero ni hahandi bamwe bashobora kubirenganiramo cyangwa se cya kintu kigasirikira kikagera kuri benshi. Umuntu aratukundi kuri nyina bakabishyira kuri social media hakaza izindi eshanu zivuga ngo kuki yabututse baracyasubiramo cya gitutse kuki yamututse kuri nyina. Nabyo seri nabonye ari cyo yanavuzeho ari ufite abasabu igihumbi iyo cano bagatukanaho noneho izindi eshanu z'abantu z'ibigihumbi ubwo n'ibindi bihumbi 5 zigasubiramo cya gitutsi zigisesengura ubwo igitutsi kigeze ku bantu 6,000. niyo mpamvu byafatiranywe hakiri kare ntago byagera ku bantu 6,000 byarangira kuri cya gihumbi cya mbere. Yego so birasaba ko abantu rwose kiravuze twacyumvise nta numwe ntago mvuze ngo responsibility ni izande ni izacu twese kuko societe niyangirika twese tuzangirika. Yego twahereye kera mu buhamya yabivuzemo yongera abivuga ubuhamya sometimes buhimbano bwo kugira ngo rimwe na rimwe haboneke views cyangwa haboneke amafaranga. Yavuze ko ari n'abahabwa amafaranga ngo batanga ubuhamya iby'iwanjye nta bihaba. Yego Dr. Thierry ibyo ngibyo cyo ntabwo good ntabwo turimo n'ibinaba nzamenya uko bisabira imbabazi ariko nta biraba. Nabonye kuri twebwe ngo ari ubusesenguzi gusesereza genda gake nuza avuga ko harimo ubuhamya sometimes 1 bw'ubuhimbano 2 budakwiye. Umugabo imibonano mpuzabitsina hagati y'abantu bafitanye isano n'inceste n'ishyano. Uwabikorewe yahuye n'ishyano ariko ntabigumanye ntabibwiye nyirasenge ntabibwiye marene ntabibwiye umugabo we agiye ku mihanda. Cyo ni kimwe byamunaniye kubibika. Cyo ni kimwe. Cya kabiri abonye umuha platform arigisha ko bishoboka. Hariho nasuye na ministre w'ubutabera mu ngendo nakoze urwo rwamukoze ahantu yari arumbwiye we ku giti cye. Yego rwo mu Busanza. Mu bintu byatumye njya kureba bahita Nyabyunyu. Mu bintu byatumye njya kureba uriya mudamu wo mu Busanza nari nabanje kumwarikira avuga kuki uvuga ko nyokorume yagiraga ati iyo mbivuze ndaruhuka uruhuka biki kuki ubivugira kuri kamera wabibwiye inshuti hafi aho abo musengana. Njyayo ngeriwe narabivuze mu bintu namubwira avuga ni nge niyo naguha ikiganiro ntuzambwiremo ibyo bintu kabisa. Uzambwire ubuhemu bw'abagabo uzambwire uko umugabo yakujyanye akaguha inzoga ibyo ariko ibyawe na nyokurume no. Abantu bafitanye isano byo ni ikindi ni kimwe na wa wundi wagiye muri wavugaga ngo baraforota. So iyo bishatse kuvuga ni iki rero biriya byose abantu bakagombye kuba babikumira. Harimo gutanga amakuru adakenewe bibaye ni amahano. Kera bajyaga bavuga ngo hari n'uburyo babiziruraga niba barazirikaga ku gikingi cy'irembo ni amahano. None amahano turi kuyashyira hanze. Icyo ni ibibazo ifo bisaba ngo haboneke byanze bikunze ikipe yo gukurikirana umunsi ku wundi ibisohoka kuri social media. Umuntu arakureba nk'umuntu yakwitiriye gukorana na RNC na Jambo ASBR uzi icyo abavuze ni nko kukwita inyenzi mu myaka ya kera.
bivuze ngo rubanda ikwitondere aho unyuze ntibaguha amazi, aho ushatse kugama bakwirukane, aho usabye icupa ntibariguhe, uranyumva? Umuntu akaterura ngo nawe yahaye abantu, afite abamukurikira kuri Twitter yabahaye, ubwo nawe ngo yakoze. Uko byamera kose nakubwiye ngo uyu mwuga uko tuwukora ntabwo tuwukora kimwe, ntabwo tuwukorana ubushake bumwe, ntabwo tuwukorana ubushobozi bumwe, ntabwo tuwukorana ubumenyi bumwe, yego, n'amakosa cyangwa ibyaha byakorerwamo ntabwo bisa. Ariko haba harimo, hari ibiremereye, hari ibyoroheje, hari ibigize gute, ariko hakabamo noneho n'abariho ari ukuyobya abantu gusa, ari navuga ngo kurangaza, wafite ntacyo babwiye, ubabwiye ikintu kitari cyo, uzanye ifoto y'ikigage cy'imutete kwa padiri, uti dore uriya muntu wari ufatiye igikombe aba mu Bufaransa, Asumani, ukazana ifoto ikigage cy'imutete, Karegeya ari kumwe ikigage mu bapadiri, najyanye na Oswakimu na Tonto Gerard na Sumani, urangije uti tubonye amakuru ko Karegeya akorana na RNC. Ariko wakorana na RNC ugatega moto ukava mu Kiyovu ukajya Bugesera, ukava Bugesera ukagera mu mujyi, ukajya kuri TV10 ukagaruka, ukwezi umwaka ugashira. Oya, wowe urabyumva gute? Ukorana na RNC ugakora izo muvoma zose. Arebe nkande ariko message irimo reka nyivuge. yego, utabaye ukorana n'inzego waba uvuga ko zidakora, either murakorana cyangwa ntizikora, kuko ntabwo washinja umuntu gukorana na RNC ari mu gihugu abeneficia whatever, kuri banke, mu isoko, bisi, moto, iminsi mikuru, kiliziya, akazi, uwo muntu ibyo wowe urabyumva? Ni nko kuvuga ngo ntizikora. Ntabwo inzego zikora, dore umuntu ukorana na RNC yirwa atembera uko ashaka. Ubwo ngo watanze content, watanze content, ubwo ntiwitaye wenda kuvuga uti dore Nyabihu nubwo beza imboga barwaje bwaki, tubigenze dute? Duhe imbaraga akarima k'igikoni. Reka da ikigage gusa RNC ASBR jamba ASBR, ubwo wavumbuye uhaye abanyarwanda. Ira foto yabaye nka tombora. Ariko buriya mu kirego, mu byo abavoka ba majyambere baregeye, harimo kudeplasa amakuru, kuko urabyuka wa mwana uburyo twabonye kira kirego, wa mwana uvugwa ikirego kirimo abantu babiri, hakabamo wa mwana utarabisobanukiwe akatubaza. Ikirego cya gatatu aho bavuga ngo bafashe ifoto ya 2022 bayigira current, kandi 2022 nuriya bita ngo yifotoranyije n'umwanzi 2022 kandi tubanye neza, impaka ntiyakoraga, yego, ntibawufunze ejo bundi. Biriya rero nuriya w'ikigage, nuriya uzana ifoto yanjye y'ikigage, hari uwabanje kubitwitinga ngo sesengura nasinze kubera iriya foto y'ikigage. Uriya nawe buriya niko bimeze. Yes, ifoto niba navuga ngo iriya foto ya majyambere na yifotoranya na perezida w'u Burundi, bayifotoreje mu Bubiligi, habaye ngira ngo icyari cyiswe ngo Union Européenne Afrique, muri 2022 ngira ngo mu mpera z'umwaka. Bayizana ejo bundi u Rwanda n'u Burundi imipaka ifunze, bati dore umuntu yifotoranyije n'umwanzi. Icyo barakiregeye abavoka ba majyambere, nigihabwa ishingiro n'iriya foto y'ikigage yanjye bizamera gutyo, ko bimeze. So ikiriho cyo ntabwo Dr. Murangira rwose gerageza uboneke igihe tutarabona Minisiteri y'Itangazamakuru, niyo nyine inzego nizo mugomba kugenda muhanahana imyanya mukabisobanura, ariko mukajya mukumira amazi atararenga inkombe. Yego rwose.
ibintu iyo bitangiye kuzamo amacakubiri, bitangiye kuzamo inzangano, iyo bitangiye kuzamo kuvuga ngo mpunza agatsiko, urabyibuka ikiganiro cy'ubushize navuga nti ese koko ako gatsiko gakorera ku buhe butaka? Nuko twatinze. Ese niba umwana agiye avuga ngo naratatse buru ntabara, ese ni Karegeya ari kumutabara mu ba mbere? Hari n'izindi nyigisho zigomba kuza. Nahise mbikubwira ko harimo akazi ka Minu Ubumwe, harimo akazi ka Minisante, harimo akazi ka Mineduc, harimo akazi ka Mije Prof. Kuko usibye n'inzego gutabara umuntu uri mu kaga kuriya, ariko n'inshuti ze za hafi, mbere y'uko inzego zizana kuramforusa itegeko, inshuti aba hafi bite? Aba hafi, niba dufite sosiyete umuntu agutuka kuri so, bagahita bavuga ngo nawe mutuke kuri nyina. Umuntu niba dufite sosiyete umuntu avuga ko wibye ikaramu mu ishuri, bagahita bavuga ngo nawe musubize ko yibye inka mu ifamu. Iyo ntabwo ari sosiyete. Dr. Bizimana niyo ntabwo ari sosiyete. Sosiyete ni yindi umuntu agutuka avuga ihangane. Ejo bundi hari umuntu ntabwo numvishe izina ryo ari kuri Space, avuga ati twebwe kera twaratukanaga umunsi ukira bigacira iyo ubuzima bwa ko nta kindi cyarengagaho. Ariko kuri no saha tukana ku mihanda, twatukanaga turagiye cyangwa twagiye kuvoma, bikaba ari ibisanzwe. Yego, kikumvwa n'abaraho. None igitutsi cy'uyu munsi kirumvwa n'abasabi 1000, kikajya ku wundi, kikajya ku wundi, kikajya ku wundi, kikajya ku wundi. Niyo mpamvu ntabwo ufite uburyo turi kubifata turabyoroshye, kandi ntabwo byoroshye. Biri gutangwa muri sosiyete dufitemo urubyiruko. Yego, nibyo Murangira yavugaga kuri Flash, avuga ati umuntu ari kugenda avuga ati ngiye nkora uburaya iminsi amasaha 28 kuri mu minsi 7 kabisa. Kandi uwo muntu arabyara, yarabyawe, afite aho avuka, afite abamubyaye, ejo umwana we najya mu ishuri, yabivuze, umwana najya mu ishuri bagenzi bavuga ati se burya nyoko nuko akora, abana babe filistre. Icyo kintu ugeze no kukivuga nawe. Yes. Ibyo bintu byose none si ngaruka yego nyine wazitarebwa. Izo rero nubwo ribyo yinjiye muri dossier, hari bukurikira ubushinjacyaha, hakajya ku mucamanza, bikajya amageragere. Ariko hari abandi batari ribu, ndavuga nka Mije Prof, ama ONG za Karado, za Haguruka, cyangwa se umuvunyi sinzi niyo yahita abijyamo, ariko cyane cyane Minisiteri Minu Ubumwe, kuko abo ngabo ntago bakujyana mu iroza, ariko bakemura. Umwe Mije Prof vara bakemura, bigisha abantu ibibazo tubikemura gute, ibyoroshye ibitoroshye. Ejo nari Bugesera, nsanga hari umuturanyi unywa icyuma, amavide akayaboneza iwanjye ko akanaga buri munsi, ngashyiraho abakozi bo kuyarundanya. Kubera ko nari nahageze dimanche, n'ejo nkasubirayo nsanga ayo nari naramaze kuhavana hiyongeye, bateye manda 3. Ndahamagarije biti bana, ngo ikarita uzajya yashyiramo, ngo igifuka cyavuyemo isima ujye ubinagamo, mbona niwe utangiye gukomeza atangiye kugaga. Ndavuga nti cyane cyo gukora namwihoreye nyine, akazi gatoroshye. Sone niba umuntu adashobora kumenya ko umwanda wiwe ugumiwe, none wanabimubwira yagashaka gukomeza, ubwo arashaka tujye mu bizatuma Murangira agera muri dossier yacu. Nahise mbyereka umusaza wari uhari, uba muri komite y'umudugudu, ndakeka wari wambaye amarinete, nawe n'ubwa mbere yarageze iwanjye. Yego, ndavuga ni muzehe, nubwo utavuze wabonye, ntimuzategereze ko ngewe nza, ibi bintu urabibonye. Izo nizo nzira twakabaye dukemura ibibazo, kuko uwakwishinga ntabwo twazabona gereza. Ubu dufite 14 cyangwa 13, niyo wazi kuba 2. Nta na rimwe ibintu byo guhutazanya, ibintu amakosa, ibyaha, buri kantu kose kaba ugiye ugasoma itegeko uzabonamo byanze bikunze ko ari icyahutajwe. Ariko dukeneye umuryango ibibazo bitakemurwa na ziranye nyuguti ngo n'amategeko, ubwo akubara agakata. Ese ataraza abanyarwanda byagendaga bite? Uwonesheje byagendaga bite? Uwavunnye ihene y'umuturanyi byagendaga bite? Uwarengeye mu guhinga byagendaga bite? Kuki tutafatiye gakondo? Nitwiha rero kuvuga ngo byose bizajya bikemurwa,
erezoma nuko uko uko mbivuze atari nako n'inzego zibibona impamvu na Thierry nyine agenda hari abo yagiye avuga yahaye warning natwe tuvuga ahubwo natwe turi muri warning period ariko impamvu nawe abigendamo gake nuko nta muti wa mageragere sibyo na duke wakoraga ugasora iyo ugeze mageragere ya misoro watanze batangira kuyigutungamo so rero reka tureke tugabanyirize ba Thierry akazi bije profe minu bumwe na Minaroke mu nzego z'ibanze batwara siba ba midugudu abantu bige gukemura ibibazo aramiyable cyane twibuke ko nkuko minisitiri wa minijiste yabivuze iyo abantu batagize ubuhuza umwe yagiye mageragere undi agasigara iyo miryango ntizigera rizashingirana rizahana inka ntizatizanye baba batandukanye ubwo n'umujura ashobora guterayo ntibatabara ahubwo hagiye yaturuka hamwe muri aho n'imbwa yarya umwana wo muri urwo rugo abandi ntibagire cyane so bikeneye iki rero dukeneye umuryango umenya uko ukemura ibibazo hariya ba Thierry bakajya baza ba Thierry na parike bakajya baza mu bindi bintu biremereye ariko aribyo twikemuriye yanakoze yanasobanuye n'igituma yavuze ibyaha RIB ishobora kwizanamo yego nibyo ako kantu nakumva uwahungabanye uwahutajwe agomba kwijyanira yego nanjye nasubirijwe wasubirijwe gutukwa guhozwa ku nkeke ibintu nk'ibyo yavuze ngo ibyo ni wowe ibyo nyir'ubwite ni ubyijyana ntabwo wigirayo kabisa data ukuntu nari narabikomye yabivuze bibwirizwa rwose ko hari aho RIB itenterivena itegereza kandi nacyagiye Nyarutarama mu manzi yari yabivuze ariko ntabwo nari nanyuzwe good so ngibyo rero dukeneye societe icyo nicyo cyangombwa dukeneye societe abantu bakagirana inama nk'uriya muntu wicara aterura utuntu tw'amafuti nk'uriya muntu wavuze ngo nkorana na Jambo ISBR ngo na RNC niba agenda agomeza nta cyabaye ababirebye ntihagire n'umubwira ati ariko si biti ejo azongera ese da niba atagirira karegeye ejo ashobora kujya ku wundi basi se wenda no muri uko kumureberera niba mwaka izo fact bati ibi uri gutangaza yazigira se kurusha inzego ariko RNC uzi icyo ari cyo abantu baravuga ko ugakorana na RNC ukamara imyaka 30 mu gihugu ukirya imitsi kikurindira umutekano ukarya utwo wakoreye neza gute zidakora waba uri iki se waba uri iki ahubwo hakakurikirana ngo agamije iki agamije kugira ngo ukubona wese akwikange wari kuntumira mu nama ati reka wari kumpa ka divati bati nakazi kawe uri bura finance RNC kuko uri yakorana nayo nibyo mbega nibyo so rero njyewe sindagura ndagena guponda societe izabaho uko tuzayigena nihagira abavunisha abandi nihagira abarebera n'ibi byayego niko byatangiye nta mpamvu yo kurebera abantu bagakurikirana ikintu guhera hasi bakajya inama si ngombwa ko inzego ziza ari inzego ziza zambaye imyenda ya leta cyangwa se ntabwo ari byose ko bijya muri kadire y'akazi wanamutumaho inshuti wanamutumaho umuvandimwe cyane rwose nyamara ibi n'ibi gutya wenda ariko bitangira tureba dore uriya muntu iriya mfungwa yigenga buri munsi arabanje abuze icyo avuga ati burya ngo barata impara ari igisebe ngo burya uvuga uri mu bukode kanu imagine hejuru yuko n'ubutaka tuhagazeho buri wese abukodesha ubwo yabonye topic rwose se burya karya yirata kodesha mbega abantu dufite we ko n'ubuzima ugiye gusuzuma neza wasanga ari ubukodera ubutaka n'ubukode
yashaka kuvuga iby'inzu ariko yashaka kuvuga inzu ariko n'uyifite iri ku butaka akodesha n'ubuzima bwose n'uyifite iri ku butaka akodesha ariko imagine sosiyete twaba turimo ikiganiro kimara isaha irenga wowe icyagufashije akajambo kagufashije karegera kodesha ya papa tega abantu bagakoma amashyi bagatanga komanteri ukoze umuti yawawa aha ndabona singaho mpagaze none se kare wenda utararengaho aho ngaho turi kugana ku musozo turi gusoza ariko wibanze cyane ku ba content creators abatanga aba producer abatanga abantu kuri ibintu kuri audience yo reka nkwereke audience nibyo nari maze kuvuga ngo societe izabaho uko tuyigena ngiye gukoresha terimi abazaterura bamenye ko atari njye nyikoresheje bwa mbere turi i Nyarutarama yego mugenzi wanjye twahoze dukorana ikiganiro yego yarababwiye ati inkoko y'inyarwanda ikurira umwaka kubera ko iratora ariko iyo ushaka inkoko ikurira iminsi 50 ikagira ibiro byinshi ugura kuroyiro ukayigaburira uko ushaka ikagira ibiro karya byose ubwo rero sosiyete nanjye nigeze kubivuga mu kiganiro urubuga rw'itangazamakuru sinibuka umwaka iyo ugiye muri barometa aho bavuga kuri content ugenda ureba content sosiyete ikonsoma cyane bihita bikubwira uko izanabaho either izabaho nk'inkoko y'inyarwanda cyangwa ibaho nka koroyiro icyo gihe uwo mugabo yarabivuze turi muri sale i Nyarutarama yego aba rero koroyiro niba tuyigaburira uko tubishaka byinshi byiza cyangwa bibi ariko twihuta igakura uko dushaka tukagira n'inyarwanda abantu iyo bagiye kwaka inkoko yabo muri hoteli cyangwa muri restaurant bavuga ati inyarwanda ya nyarwanda ikurira amezi menshi yitorera amahitamo araho nguhitamo inkoko y'inyarwanda cyangwa se kuroyiro byose kugira ngo ugire inyarwanda no kugira ngo ugire kuroyiro inzira zirazwe yego cyane rwose aho rero icyo shaka kukubwira ubwo ni nk'abakonsomateri ba products za social media yego inzira ibintu bishobora kuba ari bibiri ese bakonsoma ibyo babonye kwa ko ibyo bashaka nta bihari ese bo nta ruhare bagira kugira ngo bafashe ubaha ibyo bakonsoma kunoza uranyumva yego kuko ubwo iyo ni abantu si byose ariko nanone buriya abantu tugira buriya abakonsomateri ba products zacu buri cano nyinshi yego zigira abafana yego zikagira abakunzi zikagira abajyanama zikagira abunganizi zikagira abashungerezi zikagira abakwenyi zikagira abanetsi zikagira n'abashukanyi yego buriya mu ibihumbi 28 bya pano izo kategori zose zirimo umva hose abajyanama rero n'abunganizi n'abakunzi nibo bagerageza ati nyamara hangaha bavuze gutya nyamara wagira utya uzatuzanira ikiganiro kuri ibi nibi barahari kucano yanjye ndabagira rwose ariko abandi niba hari abashungerezi bacunga kunyerera ngo baterure bagutangemo pasi noneho abashukanyi barekenge abashukanyi ni wa wundi ukubwira ngo nyamara ngo aho ngaho iyo nzira ugiye kunyura bakavuga ngo iyo nzira unyuze niyo nziza kandi wenda irimo ikiyoka cyaguteze cyangwa inyerera ati komeza ugende cyangwa ikakugeza ku kiraro cyacitse izo kategori zose mu bakonsomateri b'ibintu byo ku mihanda barimo rwose umva turababona ni 100% sure didakoro kabisa ikibi cya social media kiguma ari ingorabahizi nuko abo bose bakwinjiriza hanyuma ingorabahizi kazaba kuvuga ngo ese uzareka ibintu
kandi za kategori zose ari n'abajyaho bakagutuka baba barebye. Yego ari mu bitutsi urishyura, ari mu nama urishyura, ari mu bushukanyi urishyura, ari mu bukwenyi ari abagukwena baba barebye ukishyurwa. cyo nacyo kikaba aho ngaho bihita bigora kugira ngo wumve ngo uzabivamo. Ukavuga ngo dore ikiganiro cyarebye ari umuntu najyaga neditinga namubwira nti dore wakoze titre nabi kandi wandika nabi, ngo reba bakirebye, ngo reba bayisomye. Donc inkuru arakoresha ibishoboka byose. we akavuga ngo inkuru yasomwe na benshi nicyo kimenyetso cy'uko ikoze neza. Wapi n'akabari kacuruza inkara kagira abakiriya, urabyumva? Ntabwo wagombye kuvuga ngo ikimenyetso cy'uko nkora neza nuko mbona abakonsumateri. Biterwa ni abakonsumateri bo mu kihe cyiciro. Ushobora gusanga bose bayisomye ari abari kuguseka. Urumva? Ukishima mfite views ibihumbi 5 mu isaha, bameze bati bagamije iki? Ako karoniko. So ibyo rero byose urumva aho ngaho nyine sinzi ukuntu babyita iyo ngorabahizi mu gifaransa, niba hari hariyo nakise nka dilema cyangwa se sinzi ukuntu nayita. Ariko kuba abakunzi n'abanzi barebye ikiganiro ubishyurirwa ntago biguha chance nyinshi zo kugira ibyo ukosora, keretse ba bandi babajyanama baje, kuko ushobora gusanga umubare mwinshi ari uwo babaje kugukwena rwose. Ariko bakareba ukabona amafaranga, ukabona views ziriyongereye, ukabona raporo ije haje amadolari 15 yavuye muri ba bandi bose. Ukagira ngo urakora neza kubera iki, ukavuga ngo ibyo nkora barabishima dore bariyongera, kandi higanjemo bene abo. Ntabwo rero ayo mafaranga ubona ntabwo aguha chance yo kugira ibyo ukosora. Yego. Niyo mpamvu abantu bashyuha batereka nabyo reka bivuge kubera ko birazana abantu. Reka naba bazana amafoto y'ubwambure, naba bakira ubuhamya bwa fake, byose nibyo baba bagamije. On s'en fout pour la société. Uraha iki société? Akavuga ngo barabyireba ibihumbi 100 abantu 100 bakirebye ariko bakuyemo iki? Ibyo ngomba kureba. Urazana amafoto y'ibigage, urazana usezerere ngushimire cyane Karegeya. Ariko wenda nsoza icyanyuma na nyuma nasezereraho navuze, sinzi kuko wari wabivuzeho n'ubundi wagarutse kuri kino kiganiro umuvugizi wa RIB yakoze. Sinzi niba hari icyo wavuga ku cyo yavuze ku kijyanye n'ubusesenguzi, avuga ko hari ubwo habamo kwibasira, ndetse aranakarifiye avuga ko Jarasi na Karegeya yatuvuze. Ikiriho ntabwo nibyo nakubwiye. Niba ukora ibiganiro, ngewe mu cyumweru ntago najya munsi ibiganiro 8. Nakoze nongeye ibya televiziyo 6. Ndavuga wenda kuri YouTube. Byanze bikunze ntiwabura kunyerera. Ikibi nukuzana umugaga cyangwa ibyo ndabizi rwose, ndabizi kandi iyo yavuze gusesereza ubwo by the way no mu kiganiro nawe we na ntuza we na Alphonse nawe bagiye bananiranwa mu magambo, kuko Alphonse yawazi ikinyarwanda cyinshi cyane. Yagakuvuga ati rwose wakoze nubwo atariko ako kandi. So icyitwa icyo yise gusesereza ni kwa kundi ushobora guhitamo ijambo ritari synonyme bijya kuvuga kimwe ariko atari kimwe neza neza. Ibyo rero bibaho, kandi nabwo n'ubundi umuntu abagenda asasira na Alphonse ariko yavugiye umuntu abagenda asasira ashaka amagambo yabasha gutambutsa ubutumwa atagize wahutaza. So ibyo birashoboka kuba yabivuze, kandi nta nibirenze. Igishoboka cyo tutakosowa ako kajambo nake so akatubwiriye muri Serena rwose. Natwe tutakosowa kabisa, na sisi tutakosowa. Ariko nyine muko mu rusyo mukomanenga si yemeye ko abantu bishiraho ama ID imyirondoro itariyo babazi. Nabo babarebe, ni sawa, nabo babarebe. Dr. Murangira
umuntu nzashaka itegeko umuntu ushinja undi gukorana n'umutwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu arimo byitwa iki nindi bona ako mu rusyo ko maniga shisira ibyo nukwangisha umuntu abantu byambaye siberi RIC no ngewe na prefera ko aho kujya bivugirwa mu matamatama muri buriya buryo na prefera ko n'uyu munsi baza bagashaka ibyo bimenyetso ubundi nkaca mu nzira nk'izabandi urashinze RIC kweri kabakiriya yes yes nidukomeza guha rero umwanya abantu bakajya birwa bashinja abandi byaha kandi ubushinjacyaha buhari n'ubugenzacyaha ibyo nabyo nukukrema contentement mu baturage cyane bikanci intege nicyo nari ndi kwikora nka kihore cyane rwose none se umuntu niba kwita umuntu ukorana na RNC na Jambo wabugituje none ze nyingo ubusa umwana wanjye najya ku ishuri hagati mwene Karekeye wa undi twabonye kuri twita ko akorana na RNC murumva ibintu Dr mujye mureba impande zose yes mufungure file ya Karekeye mukurikirane ibyo bamuvugaho gukorana na RNC gukorana na Jambo abe kite cyangwa se abe guilty ariko umuryango wanjye utekane cyane rwose umuntu wabonye iriya tweet nabona umwana wanjye ahise nagera ku ishuri abwe akufite abana bamwe twitirana ati busi wa wundi ati busi wa wundi abane nabe na directeur abane nabe na animatrice abane nabe na professor kubera ibyo bintu turi kuri ari victime vraiment attention nanjye ndasesengura we ibyo bintu buri gihe turabivuga yego mu mategeko kwitirirwa gukorana n'umutwe urwanya igihugu birebwa byitwa gute abanyamategeko bazamfashe bireba itegeko kabisa icyasha kinini cyane umuntu abashaka kugusiga kinini cyane hoya naba nishobora kuzatwirukana bati twabonye twitira bivuga ko abayakoze na bisi ushobora kwinjiramo bakagusohora na Randi Road uwo bavuga kuko ntiyavuga ati nibaza ko RNC itinyitse kurusha ya indi yaba Sankara aya nta n'ikintu kampiniraho